kuki batavuga kuri ibi bigarasha biyikoresha ze byirirwa biyobya urubyiruko hano bagashishikariza urubyiruko kutabigana no kubyamagana? Ibyo ntibyoreka abantu hano. ngerega ibintu byanyu biranamaze kubivamo ugiye kuzigendera mu bindi. Uzajya mu biki? Nagenda nkajya gushinga ikinamba, nagenda nkajya gukora ibi bintu nyine. Bagishinga he? Bagishinga he? I Rugenge. Uzagenda ryari? Sindamenye kuri version. Social media zawe ukazishyira he? Nkabivaho. Ukabishyira he nyine? Nabitanga, nabidiritinga. Kugira rwose igihe kirimo kiragenda kinsiga cyo kuri ibi bintu by'ibi social media. None se agakomye kose pfa kuba gusa nari mpari umuntu arashaka ko ari jye ugaragaramo cyane. Umuntu nk'ubu ngubu nagiye kubona mbona ibyo byana birimo biraza bivuga ngo nanjye ngiye muheruka kunyuma mu biganiro byo gutuka no guharabikana ryari. Ni bari zo biherukamo. Noye ndi kubaho ku giti cyanjye njye mwamerukaga muri ibyo biganiro. Oyi nkajya kubona nkabona umwana w'imbwa arahita ajya kuzana ngo ikiganiro twari turiho maze n'agashyiraho dufresh ngo dutikinga ngo ibyo babikoreye he? cyane cyo mu Ruhengeri gicuruza mitize seri cyo nabonye kipostinga. Icyumba cy'abari kugikubura amageragere mutegereza uzabireba. Kiriya gipete nawe babwiye sinakira utegereza uzareba. Ariko urabizi ko icyaha ari gatozi. Uzi ko ngiye maze hafi umwaka ubu ngubu nta n'umuntu mvuga ngo nkamujya ngo umusubize. N'abantu basigaye baza bakavuga ati ngo Gasuku warashaje waranyaye yize gute. Ariko nakwibuka shaho ukuntu mageragere umuntu nta telefone abakoresha ntacyo abagira. Navuga hakundi singabo abantu barimo barandika ngo twahiye ubwoba twagize nge rwose byarabaye. Ariko si ubwoba hashya ubwo ngiye nta bwoba mfite kuko nta kibi nkora. Nge nagize ubwoba ko banjiraga mu majwi. Ngewe uzebe reka nkubaze ubwo naba nahuriye hena erega nange mufite ukuntu mwikubanaho erega munaziranye mufite na byinshi mupfa muraziranye. Mbese mwabuzwa n'igisi ko abantu baba baziranye. Urukumva iyo wijanditse mu bintu mukanamenyana ibyo ngibyo nyine abantu babyijandikamo kandi iyo maze kubyijandikamo of course ngewe twumvikane nta muntu w'imyaka 18 uza kuri platform yanjye ngo difaza nzabazwa ibyavuye mu kanwa kanjye ikitamvuye mu kanwa zamuka gasho ikitamvuye mu kanwa nta muntu w'imyaka 18 hano uri munsi y'imyaka 18 ikizakora amakosa bazagihenyena. Ibyo ndabivuga platform ahubwo tugasigara twibaza tuti ayinya ngo nkagashumba wamenyekanye atukana wayasiga ndi kukubwira ikuvuga ku Rwanda ntabwo ashobora kuba hatamvuze nta minota ishaka gushira atamvuze cyetse atambonye ngo basigaye bibaza ngo ese content azasigara akora nizihe content se warebye ibyamubayeho ejo warabibonye ntabyo wabonye? Narabibonye rwose. Niba warabibonye uracyabaza ngo content umwana ufite mu kanwa hirabura gutyo umwana useka gutyo uvuga neza uzi kuganiriza abantu uzakadusetsa ngo content azakora ni iyihe? Ni warabonye ibyamukorewe ejo akaba bibaza ngo content azakora ni iyihe? Akimara kuvuga ngo skwana skwe ako kanya hakaba hahiye. Umva nkubwire umusa niba ari ikintu ugomba kumenya urumva uretse n'agashumba wafashe umwanzuro wenyine ku giti cye and we have to respect that. Agatera intambwe n'ibingibi bitaraza akavuga ati suka n'agatebo byari bihagije kandi ejo nibwo nasabye abantu ko tuzaya duvuga gashumba wacu apana gashumba wabirabihe twese dufite hashize ntabwo birano twifuza kongera kubyumva tukumufatira muri yandorerwamo. Ariko Godfa uziko uwo gashumba ari engra uretse na gashumba urabona Jessica Jessica bari kuzana akavuga ati daddy
oya kuri Jessica we ntabwo byari byatungana neza. tega amatwi Jessica bari kuza akavuga ngo daddy Jessica ukuntu anyereramo aravuga n'ubu ngubu araza akambwira ati Gasuku urabona aba bantu, araza akambwira ati umva rambura amababa umbumbatire sinzongera gutukana turi kumwe ugenda ubibereka. So aba bantu ibi ni ibintu singuyu se Jessica ntavuye none namukanya arambwira ati sinanze sinshobora ngo narinyuza hanga ngo ngusuhuze ngo ngiye kurangura ibirayi. Uri kumva icyo kintu none Gashumba musigaye bavuga kabereka ifaranga akorera. dore umuntu wabibonye Gashu ibyo nibi kutweretse kandi ahangaha nari narabikuza yose baza Daniel yambikoreye none kandi uyu ni umunsi umwe nako ni isaha imwe n'igice arangiza agasoza. Je abana ndashaka kubashyira ku isoko ry'umurimo bagakorera amafaranga. Ega je munajya gutukana shonde nta muntu ubuhaza ujya gushondana bakubaka platform zabo. Je ibi ngibi ndabikubwira for me I wish kandi birakora uve kuri Hozi araza ntigashobotse kabuze baje nyuma y'aka kana shaka internet bajya ngo yakarigase mu kirenge ozaragoye kuri icyo kintu Hozize ko aza agahita yigendera ngo abafite ibintu ngo by'ibifilime agiye kujya nyumvira frame. So icyo mvuga ni iki ngiki rero je ngo hari ahantu bari mu mwaka 10 ibi ngibi niba ari ikintu ibi ngibi byonyine ibi ngibi uretse gato maze kubwira uretse gato ko nanjye undi muntu muramugara ngiye kujya kwita uzo Gashumba ari engra ça veut dire quoi navuga ngo Gashumba niwe njye muntu wamubwiye bwa mbere nkabona ngize mwana kubona ari ukuntu burabura kandi ukabona nyine abantu ari ukuntu bakwizereramo barakubirivingiramo wazabibyaje umusaruro shaho ibi bintu uko mbibona bitazigera biramba. Nta nubwo byamutwaye 45 ngo agaruke yamaze guhindura mind. Uwo Gashumba uko ataranankandaho n'ururabo karanasetse sha je Gaso nturi kuri level 20 ngewe kuri account hari izina ryawe rajya muri gift gallery basi n'uturoza ngo mvuge ngo Gasuku yanyuza izina ry'Imana muri gift gallery shize nari ndimo ntabwo ari kubikora umusa Gasu mana yanjye ni Gasu uri igisambo cyo ku rwego rwo hejuru wowe uziko n'akarabo kawe kavuga ariko Gashumba kubizi neza ko nari maze uretse Godfa maze iminsi igera muri 4 ndi gufasha abatishoboye wa muhungu ujuza kubyina n'akaguru kamwe sibyo uyu munsi yagiye kurangura insinda nako bahita ngo iki intunga aratangira akamini boutique. Hari umubyeyi nawe twajyaga twirirwa nawe hariya batajyaga banakandaho n'ibiki byose nawe asigaye acuruza amakara. Sawa Croix Rouge we wigeze uvuga ngo ni Croix Rouge ariko hari umuntu ubona ukavuga ati hano birakwiye. Je izo eskize twese ndetse niyo platform idafasha hano wibaza ko ufasha kundusha. Oya nyine uretse gato hari abana babiri ni izina ry'Imana nshaka kwishyura muri rehab. Ameze nk'abantu ujya kubwira akakubwira ngo abana bagiye ku ishuri ngo abana ngo urabona ngo yewe ngo n'ibyo kurya mu nzu nta stoke akakubarira ubu niwe Jay ngo Gashumba we ubu ndagaza akakubwira ngo none se yo ndabizi ntabwo wisha nkwereka amafaranga nkwereke ntuza yawe yangaha iki nkwereke nani income yawe yaha kuri TikTok sha ntibyanze se sha ejo uri si sha byihoreje mbikwereke se yihorere sha byihoreje ubundi ibintu byambayeho biteye ubwoba ibyo ndaza kubikubwira kandi gusa nkubwire ngo iki waradukiranye